Kano gace ka Ngoma nta marobine bafite hano hafi atwegereye. Kuvuga ngo abaturage banabegereye kano gace ka Ngoma, ubona ko wenda akarere ka Bugesera abaturage bari kure y'Akagera bitewe nuko hari acamo igishanga. Ntabwo abanyabugesera ntabwo bakavoma. Ariko bano abaturage bo mu gace ka Ngoma bitewe nuko batuye hafi y'igishanga kandi akaba nta mazi bakunze kubona ya za robine, igihe cyose bakoresha kano Kagera mu buryo bwo guteka no mu buryo bwo kuyanywa no gukaraba niyo mazi bifashisha. Robine ya hafi uvuye hano ku Kagera, robine ya hafi irahagana he? Ubu twaje kureba akarere aho akarere ka Ngoma gahurira na ka Bugesera. Muribuka ko umuhanda Ngoma Bugesera Nyanza, igice cya Bugesera cyarakozwe kimeze neza, ariko hano bigaragara ko habaye akazi kenshi. Aha hantu hahoze ku kiraro cya Gashora gihuza Sake na Gashora, barimo barakora umuhanda. Abantu benshi bahora bavuga ati kuki ataruzura, ariko ikigaragara cyo nuko uyu muhanda ugoye. Nkuko bigaragara iki mubona cy'umweru nicyo gitangira ku mazi, kigizwe kirimo imicanga, amabuye na gravier, hanyuma bakagenda babigerekeranya. Kimwe cyasa naho gifite hagati ya metero na santimetero 80 na metero, ubwo bakabigerekeranya. Ubu kugira ngo tuzagere ku muhanda hano, iki cyumweru ni icya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane, hagakurikiraho icya gatanu, bakageraho umuhanda noneho uzagera. No kugira ngo barwanya ibi ngibi byose, no kugira ngo bigende binywa amazi atazigera agera hejuru. Biragaragara ko aya mazi atashobora kutaraverisa icya mbere ngo afate icya kabiri, afate icya gatatu, afate icya kane, noneho agere ku cya gatanu. Barimo barawukora mu buryo bukomeye. Dusanze bamwe bakiri no mu kazi, ariko ikigaragara ibyawutindije turabibonye. Biragaragara ko ari inzira ndende yo kugenda bagerekeranya bino bintu, kandi aho kimwe kirangiriye bagatinda itaka, aho kirangiriye bagatinda itaka. Biragaragara ko bigomba gufata umwanya munini. Twishimira ko tuhasanze umwero w'ibihaza byinshi mwakunze kubibona babipakiye mu mifuka, ariko nanone twishimiye ko iki gishanga kirimo amasaka pe, kandi meza, nubwo atarera yose, amwe yatangiye gutukura. Ni ikigaragara ko ahangaha nta nzara ishobora kuhagera mu gihe kiri imbere, bazeza amasaka. Ikindi nuko biragaragara ko hano bagira sezo zirenze imwe z'amasaka, kubera ko mu bindi bice bakunze kweza amasaka, batera amasaka mu kwa 12 n'ukwa mbere, akera mu kwa 6 n'ukwa 7, ariko aya hano turacyari mu kwa mbere. Ariko dore amasaka ni imiterero, yamaze amwe atangiye gutukura, tunyoni tutangiye kuyarya. Bigaragara rero ko hano kino gishanga gitunze benshi iyo kitagize amazi menshi. Ikindi nuko amasaka yigeze gucibwa muri gahunda ya PSTA, ariko bigaragare ko kubera gutsimbarara kw'abaturage ntabwo twigeze tubona urutonde duyemera. Ariko ikigaragara cyo aho yera baranga bakayahinga. Bari abagabo bapakiye ibihaza mu mifuka, bagiye tubona n'ababyeyi bikoreye imigozi y'ibijumba, tubona abikoreye ubwatsi bavuye kwahira muri kino gishanga. Ikigaragara cyo nuko kino gishanga kinini, igishanga cy'Akagera bifatiye runini abaturage ba turere tubiri. Kugira ngo nkuko nabibabwiye, hano ho bageze murabona bageze ku cya kane, kizakurikirwa n'icya gatanu. Ahangaha ngeze hari bibiri gusa, icya gatatu ntibaracyuzuza. Twahereye hirya aho twabanje tutafashe kamera, bamaze kugerekeranya bino bikabyitse nanjye bivoro hasi kwase twabyita muri tekinike Premium Construction Group, muzambwira uko byitwa. Hano aho tugezeho bari cyari kuri bibiri bya mbere, n'icya gatatu kirajyaho, ariko birabereka fata gutya. Hano bibiri, hari icya gatatu, hari icya kane. Barebe kugira ngo abantu bumve igituma umuhanda utinda. Kandi ikigaragara cyo nuko icyo bashyizeho babanza bakagikofra. Hariya murabona ari amaferabeto, ni nka kofrage kugira ngo kibanze gifate. Hari hejuru bapakireho itaka, batsindagire, bazabone gushyiraho icya kane. Ikigaragara rero uyu muhanda urimo akazi kenshi cyane muri iki gice. Ubu turagenda tugana mu murenge wa Sake, Gafunzo, tukomeza zaza. Bigaragara cyo ku butaka ashobora kuba harakozwe, ariko umuhanda biragaragara ko umuhanda iyo bigeze mu mazi
bifata akazi kenshi, niyo mpamvu uyu muhanda watinze. Ni ukuvuga ngo ahangaha ibi ni bibiri, hariya hazajya icya gatatu, icya kane, icya gatanu nicyo kizaba kiringaniye na hariya ajya nk'umuhanda uzaca. Harimo akazi kenshi, ni ukubyihanganira. Iyo nta makuru abantu benshi nta makuru abageraho, ariko ikigaragara cyo ni process ndende, akazi karacyanarimo. Niba hano ari bibiri, ikigaragara kino kiraro butsi nk'ibirometero bitatu, nk'ibirometero. Iki kiraro bakita wahita ngo ikisha icya mbere ni ikihe? Hano hitunga iki gishanga? Itangira hariya. Yes, ni igishanga cya Gashora, akagera kanyura he? Kiriya ni ikiraro cya mbere, hariya ni icya kabiri. Icya mbere kiri ku ruhande rwa Ngoma, cyahoze ari komine Sake. Icya kabiri kikaba ku ruhande rwa Bugesera, ahahoze ari komine Gashora. Yego, urakoze cyane muzehe. Murabibona hano haracyari kuri kabiri. Bivuze ngo kuzamuka uriya musozi wose ugomba kubanzirizwa n'ibi bintu bagenda bashyiraho, bakabigerekeranya kuva ku mazi hasi, noneho bikazamuka. Uriya ahetse ibihaza nabajyanye mu isoko. Hano hari umweru w'ibihaza byinshi cyane. Ni ibihaza upakiye? Aha, umweru w'ibihaza cyane. Wowe waje gushaka ubwatsi cyangwa ni icyari? Ni ubwatsi ngo murimo gufata videos. Turi gufata ibyatsi gusa. Aya kandi mbona na kamera irimo kureba. Oya ku byatsi ntabwo ari. Urajya kujya kubireba ku makuru. Za kopi aha duhagaze ni ku kiraro bita icyambere, kiri ku karere ka Ngoma, hanyuma icya kabiri kikaba ku karere ka Bugesera. Igishanga cyose igice kinini kiri ku ruhande rwa Bugesera, umurenge wa Gashora. Mwabonye amasaka menshi, tubonye umusaruro mwinshi w'ibihaza, ariko turi kumwe n'umwe mu bahinzi bakoresha kino gishanga, agiye gutangira twibwira amakuru mizeye. Uravuga cyane. Njye nitwa Mbonimpa Boniface, aba ndi umuhinzi uhinga muri iki gishanga mubashije kubona. Ubu bwatsi bapakiye ku igare mwubwitonga iki? Ubwatsi ni ubw'amatungo, babwita umunihene, nuko dushyira amatungo. Burimeza murabutera? Burimeza. Itungo ryaburiye riba rimeze gute? Inka yaburiye yibasha kubikamwa igira umusaruro mu mata, ndetse n'idakamwa ibasha kugira umubiri ku buryo itagiye isonza. Yego. Tugusanze rero uri umwe mu bahinzi bakoresha kino gishanga, tubwire umusaruro mubona uteye ute, hanyuma tuze kureba n'imbogamizi, none turebe n'ibyifuzo. Kino gishanga ko mukibonye, mubonye ko cyeramo ibiryo byinshi, buramubonye ibihaza ku muhanda, ibihaza tubikora mu gishanga. Ku munsi umusaruro ibihaza bingana iki? Byibuze ku munsi y'abahinzi baje gusarura dushobora kubona byibuze fuso eshatu. Longue eshatu. Bivuze ngo iyo tubonye nk'ebyiri cyangwa imwe, izindi ziba zagiye mu baturage bagiye kuzirya, ariko iyo twaje kuvuga ngo tugiye kuzipakira tujyanye i Kigali cyangwa na za Gisenyi cyangwa za Mahama, ni ukuvuga ngo ku munsi dushobora gutwara fuso eshatu ku munsi. Yego. Hanyuma ibindi mwezamo ni iki? Amasaka twayabonye, ibyo tutabonye ni ibihe byo kuri sezita? Ibyo mutabonye nk'ubu twasaruyemo ibishyimbo byageze mu ngo bifasha abahinzi, twasaruyemo soya zifasha abahinzi, twasaruyemo ibigori bifasha abahinzi, duhingamo n'izindi mbuto za wotamera, amashu, n'ibijumba, imyumbati, byose cyo gishanga gifite ibyo kurya. Hanyuma imbogamizi z'iki gishanga rero, abakunzi ba kopi mu mbabarire, nemere ko Imana yageze hano ikabugamira ku karere ka Bugesera. Akanyaru kegereye Ngoma cyane, ahahingwa hanini ni aha Bugesera. Ibyo nabyo ubwo akarere ka Bugesera kagomba kubyaza umusaruro, kuko ikigaragara cyo ku ruhande rwa Ngoma igice cy'Akagera cyahingwa n'igitoya, ahahingwa hanini naho ku karere ka Bugesera. Hanyuma ngaho tubwire imbogamizi mugira muri ubu buhinzi bwanyu. Murakoze. Imbogamizi duhura nazo muri ubu buhinzi bwacu, nk'uko uvuze ngo igishanga kiri mu karere ka Bugesera ko niho kiri, ariko ntabwo gihingwa n'abanyabugesera gusa. Iki gishanga gihingwa nabo mu karere ka Ngoma, nabo mu karere ka Bugesera. Bivuze ngo ushobora gusanga dufite abanyamuryango wenda barenze nk'ibihumbi 2000, wenda kimwe cya kabiri ari icya Bugesera, ikindi kimwe cya kabiri ari icya Ngoma. Bivuze ngo tugikoreramo twembi. Ngaho imbogamizi duhura nazo nk'iki gishanga, nk'ubu nuvuga ngo turasaruye bitewe n'uko ibihe byabaye bibi, imvura iba nkeya, ariko iyo imvura yabaye nyinshi, aya mazi kano kagera karuzura kakatutumba hose, imyaka yose igatwarwa igashira ikarangira. Noneho nk'uko iyo amazi abaye makeya,
twebwe imyaka yacu natwe hari igihe yuma bitewe n'uko twabuze uburyo tuyivomera bitewe n'uko nta moteri tugira yo kuba twabasha kuvomera imyaka yacu ibasha kuba yavomera tukagira imbogamizi kuba twaba tudafite niba nkumvise neza uragira uti Akagera turaturanye ariko duturanye nk'abaturanyi turebana ku maso iyo karakaye karadusenyera ariko twebwe iyo tubabaye ntabwo kadutabara. Urakoze cyane. Igisubizo ushaka ni iki? Igisubizo twifuzaga yuko bibaye byiza ko twakorerwa ubundi buvugizi tukabasha kubona amamoteri igihe izuba ryabaye ryinshi tukabasha gukoresha amamoteri tuvomera n'Akagera kakatwuhira tweza nk'uko bisanzwe. Icyo gukumira igihe kuzuye icyo gukumira rero urabona mu bijyanye na kino gishanga barakora ibishanga bibiri ni ibipande bibiri igihinga umuceri n'igihinga indi myaka. Igihinga umuceri hari uburyo leta yadukorera ubuvugizi badukoreramo ubufasha barakidukorera baragitunganije no kuvuga ngo cyo bivuga ku ruhande rw'ubumoso usubira za Tabarare na Mugorore barahinga umuceri hanyuma ku ruhande rw'iburyo usubira hariya ni za Rweru usubira za Rweru niho hari ya myaka yindi isanzwe. Uti aho bahinga umuceri hari ibyakozwe kiratunganywa namwe mwebwe mukeneye ikirere natwe tubonye nk'undi buvugizi bikaba ngombwa ko cyagishanga gitunganywa akano Kagera bakagaha sentire y'umuhanda muremure ku buryo kazakuzura ntibegere mu murima ibyo byadufasha ariko igihe bitarakorwa nyine igishanga cya Rurambi naho iyo sentire irahari so mukeneye na sentire yo gukumira ngo umunsi Akagera karakaye ikaze kubangira. Hanyuma muri abahinzi bangaye muri kino gishanga? Iki gishanga turimo turabahinzi benshi cyane ubu n'amakoperative atandukanye. Amakoperative yacu ifite abanyamuryango bageze hafi muri 800. Noneho haruguru za Rweru hari izindi koperative bivuze ngo koperative zose kugenda ubu ni ngari uze ngo hirya ukagera za ntuze Jaramaga Gahara za Gahara hose irazenguruka. Dufite abanyamuryango benshi cyane rero ubwo ugeranye muri koperative yanyu mukeneye nka moteri zingahe zabafasha kugira? Niyo twabona nka moteri wenda nk'ijana zaba zidufasha mu gihe twaba turi kuruhande. Hari aho mwagerageje kuzishaka yaba muri RCA cyangwa se Minagri cyangwa RAB cyangwa ku karere ka Bugesera? Ntabwo turakora ubuvugizi no kuvuga ngo size ngizo umuntu ubasha kuba yifite moteri niho yiguye ku giti cye niwe tubasha gukurikirana ubwo izirimo nizingahe abazigure ni nk'abangahe? Nk'abantu batarenze wenda nka 20. Ntabwo babasha kuzibakodesha se barazikodesha kuvomera litiro imwe tuyishyura 1500. Litiro y'amazi? Litiro ya essence kugira ngo bayikogote ishiremo ikumeneye amazi ni icyatanu litiro. Ubwo uyigura 2 kwishyiramo kugira ngo bayigukogotere bayishyira mu mbuto zawe ukishyura icyatanu wandi nyima. Ubwo ukavoma mu gitondo na nimugoroba? Litiro yishizemo isa imwe bishizemo. Ni ukuvuga ngo uyishyiramo igatishiramo. Iyo ufite umurima munini rero ushobora gukoresha na litiro zirenga 10 ku munsi. Ibihumbi 15 ukabyishyura umuhinzi noneho ukishyura na litiro ku ruhande 2200. Ubwo mubonye moteri zanyu essence mwajya muyigura? Tukaza tuyigura. Bashoramari rero bakurikiye KOP murumva ko hano hari akazi dukeneye umuntu wo muri IPRC wakora imashini ibasha gusya bino bihaza aho kugira ngo biborere mu murima cyangwa mu mabutike no mu ngo hakajya habikwa umushongi wabyo igikoma cy'ibihaza kikabikika. Ubwo bazi kuzikora mu mwumvisha w'isoko riri abafite moteri zishobora kuhira mu mirima namwe mwazi koperative cyangwa abaturage ku giti cyabo bakiyandikisha mu kazi bakopa. Ariko nanone RAB akarere ka Bugesera RCA ishirwa amakoperative murebe uburyo mwakumva ikibazo cy'aba bahinzi bo mu gishanga cya Bugesera. Iki gishanga cya Bugesera cya Gashora gihuza Bugesera na Ngoma. Gihuza Bugesera na Ngoma babashe kubasha guhangana n'ibihe igihe Akagera kuzuye nikabashe kubangiriza ariko nanone bugiye batabonye amazi ahagije Akagera kabatabare bakoresheje moteri buhe. Tubwire bimwe mu byo mwifashisha Akagera kabamariye abatuye hano. Mu bijyanye n'ubundi buzima busanzwe bana kano gace ka Ngoma nta marobine bafite hano hafi atwegereye. Tuvuga ngo abaturage begereye kano gace ka Ngoma ubona ko wenda akarere ka Bugesera abaturage bari kure y'Akagera bitewe n'uko hari acamo igishanga. Abanyabugesera ntabwo bakavoma. Ariko bano abaturage bo mu gace ka Ngoma bitewe n'uko batuye hafi y'igishanga kandi akaba nta mazi bakunze kubona ya za robine igihe cyose bakoresha kano Kagera mu buryo bwo guteka no mu buryo bwo kuyamo no gukaraba niyo mazi bifashisha. Robine ya hafi uvuye hano ku Kagera robine ya hafi irahagana he? Yandagaza ntayo hasi. Kugira ngo atazi ibirometero bingahe?
Isake Gafunzo aho bita za Rubona za Rubona niho hari Rubona ku ngo abatuye hano hafi bose bakoresha aya Akagera, bakoresha n'ikiyaga bita Birira kirimo hariya hirya, bakoresha n'ibindi binzi byiza yego bizuka by'amazuka mu buzima bwose bw'isuku yo mu rugo ayo niyo bakoresha, niyo mazi bakoresha no guteka no kunywa no kumesa no gukaraba n'amatungo. Yego, mwakoze cyane rero kandi muduhe karibu mu karere ka Ngoma. Ubaha duhagaze ni ku kiraro kitandukanya Ngoma na Bugesera. Asante sana. murakoze cyane.